Yesu ashimwe bene data, muraho neza, mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana imbabazi, wuzuye urukundo rwinshi, tugushimiye ko kubw'urwo rukundo utugeneye n'umwanya wo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka Wera yende ku byawe, aduhishurire ibyo bwiru bwabyo, hanyuma natubashishe kandi gusohoza icyo iryo jambo ridutumweho ritubwiriza. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatanu w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ku mwifato ukwiye bajya mu ijoro. Uyu munsi turasoma mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse ibice 3 umurongo wa 2 n'uwa 3. Reka dusome. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzambera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko niyerekanwa tuzasa nawe nk'uko nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko waboneye. Imana atugirire neza. Uko nari mvuze, turimo turaganira ku mwifato ukwiriye bajya mu ijoro. Bene abo muri byinshi twaganiriye, tugiye kongeraho n'iki ngiki: abajya mu ijoro, abafite ibyo byiringiro biboneza nk'uko umwami wabo aboneye. Imana atugirire neza. Kwiboneza nk'uko umwami wacu aboneye bivuze gukora byose nk'uko yakabaye abikora ari muri uyu mwanya turimo. Kwiboneza nk'uko Kristo aboneye ni ugukora byose nk'uko yakabaye abikora ari muri uwo mwanya urimo. Imana atugirire neza. Bivuze kuvuga nk'uko yakabaye avuga ari muri uwo mwanya urimo, gukora byose nk'uko wowe ugakora byose nk'uko yakabaye abikora ari muri uwo mwanya. Niba ari mu kazi, ugaserva abakugana nk'uko yakabaye abaserva, ugakorera abakoresha bawe nk'uko yakabaye abakorera, ukakorera abakozi. Niba uri umukoresha ufite abakozi, ukaba treatinga nk'uko Kristo yakabaye treatinga, ugagira ibitekerezo bimeze nk'ibyo Yesu Kristo nawe yakabaye agira ari muri uwo mwanya urimo. N'amahitamo yawe ugahitamo nk'uko Kristo yakabaye ahitamo ari muri uwo mwanya urimo. Gukora byose nk'uko yakabaye abikora ari muri uwo mwanya wawe, niko kwiboneza nkawe bivuze. Imana atugirire neza. Donc ni ukwisanisha nawe. Imana itugirire neza. Gukiranuka rero nk'uko yakabaye abikora birakomeye pe. Kwiboneza nkawe nk'uko aboneye birakomeye, bikomereye uyu mubiri twambaye, ariko kandi birashoboka. Imana atugirire neza. Hari umunsi umwe Yesu yarimo avuga ibyo gukiranuka, hanyuma avugamo ukuntu ngo bigoye ko abiringira iby'ubutunzi ngo bajya mu ijoro. Ngo abigishwa baramubaza ngo ubwo bimeze bityo ngo ninde uzakizwa? Yarabahaye ikigereranyo cyo kuvuga ngo ukuntu bikomeye, uko nyine gutyo ko abiringira iby'ubutunzi bajya mu ijoro ngo bikomeye nk'uko ingamiya yakinjizwa mu mwenge w'urushinge. Abigishwa be baramubwira ati si ubwo bimeze bityo ninde uzakizwa? Arangije arababwira ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. N'ibyo mvuze kuvuga nk'uko Kristo yakabaye avuga, kugira amarangamutima ameze nk'aye, gukora byose nk'uko abaye abikora birakomeye, bikomereye umubiri, ariko kandi Imana irahari ngo idushoboze. Imana atugirire neza. Kristo arahari ngo adushoboze, aduhereze imbaraga, tubonere nk'uko nawe aboneye. Imana atugirire neza. Icyo dusabwa ni ukumwemerera gusa. Iyo wamwemereye arakubashisha ukabonera nk'uko nawe aboneye. Imana atugirire neza. Hanyuma ibyiringiro byo kuzabona Imana ntibigarukire gusa mu kubivuga, ahubwo bihamishe gukora byose nk'uko Kristo yakabaye abikora. Aho bigoye ujye usaba Imana izakubashisha. Urakoze cyane. Yesu aduhane umugisha.